bamwe baba bazamuka Hallelujah. Udashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha n'ubutware bw'isi nishyira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha mu butware bw'isi nishyira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ubu ndashinganye ngenda n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha mva mu butware bw'isi nishyira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye. Pasiteri niwe waza untera uruhuha Pasiteri ariko ukuntu mubonye lakini vile nimemtazama kera yafatishije amen agarikizi kuko igitaramo twogisambura tukacyubaka ukundi ngaho navuye mu byaha mu butware bw'isi twese ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha mva mu butware bw'isi nishyira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ndashinganye
ubudashinganye gendana n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha navuye mu byaha no mu butware bw'isi nishyira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ubudashinganye gendana n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha navuye mu byaha va mu butware bw'isi nishyira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu udashinganye we udashinganye gendana n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha va mu butware bw'isi nishyira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ubudashinganye udashinganye gendana n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha navuye mu byaha va mu butware bw'isi nishyira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ndashinganye ubudashinganye gendana n'amahoro burizwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burizwe Haleluya, haleluya. mwe ko murumva gute agasirimba abaze basubiremo noneho usubiramo gato n'agasirimba gato turangiza nabone ibyabaye Bado naona hamjasikia kile ambacho kinaimbwa. Bado kuna abashoboye niba navuye mu byaha va mu butware bw'isi nishyira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ndashinganye udashinganye gendana n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha byaha
udashinganye gendana gendana urizwe n'uwamubwiye navuye mu byaha navuye mu byaha bamubutwara bamubutware bw'isi injira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ndasiganya ndashinganye gendana gendana ubugingo bwanjye urizwe n'uwamubwiye tuvuye mu byaha twese navuye mu byaha bamubutwara bamubutware bw'isi injira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ndasiganya unashinganye gendana gendana gwino 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 ubugingo bwanjye urizwe n'uwamubwiye ubugingo bwanjye 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 urizwe n'uwamubwiye ubugingo bwanjye ubugingo bwanjye urizwe n'uwamubwiye Amen. Tukuzwe. Amen. Sasa kuna kile Pastor Frank alikuwa akituambia, alikuwa akisema eti hizi ndizo ibada za Kipentekoste. Kweli. Igitaramo murabona Revera ari kure cyane. Revera ntari i Rwanda. Revera yagiye mu ivugabutumwa. Yagiye mu ruzinduko rusanzwe akorerayo n'ivugabutumwa. Amen. Imana ikomeze ibane nawe. Mungu aendelee kuwa na yeye. Ngo barajanye na mukecuru yagiye nyuma Alienda na bibi. na bishop yagiye mu ivugabutumwa. Pia askofu ameenda kwenye. None ga gitaramo cyakomeye. Ubwo nari mvuze gute hirya yaho. Amen. Amen. Ubwo rero uko tugiye kugira nuko Vile tunaenda kufanya nini? tunaendelea na nyimbo hii. Na msimamizi nyuma ya atakuja kukaribisha watu na ape nafasi munenaji. Nuko tugiye kugenda. Abaririmbyi nibaze umwanya wabo ko Ni hivyo. Waimbaji ambao wanajisikia hizo walikuwa wameandaa, nitakuja tuziimbe siku nyingine. Sisi wote tutakutana, kwa hiyo tugiye kuramya Imana muri iyo ndirimbo. Tunaenda kuabudu Mungu kwa wimbo huu. Ubitekereze nawe. Fikiria hata wewe. Shida kuna hari ibintu abantu baza baririmba. Kuna vitu ambavyo watu wanaimba. Kuva mu bubata bw'isi. Kutoka kwa utumwa wa dunia. Tukinjira mu bundi, twinjiye mu bundi bubata. Tunaingia kwa utumwa mwingine. Iyo turirimba Rumenge bavugane na Kristo bagume begeranye izindi mikoro, abantu bazamuze babaza mikoro baririmba baraho. Nimba hari zamawe hari n'izindi z'imigozi mugire gutyo duhimbaza Imana. Turirimba gutyo abaririmbyi mutambuke. Tunataka kurudi hivyo imbaji. Dakika kama ngapi mtakuja kuziona? Dakika kidogo. Hanyuma tumpe nafasi mengine kisirimba tutakuja kuitia nyuma ya mhubiri. Nacho ko ndabona tukigereraho. Simba menye uko tukigira ngome. Aho hando tuwashinze ipiki muvuga butumwa narangiza gute. Mnenaji akimaliza hivi. Turabyina igisirimba mukandi kandi. Yes, hallelujah. Niba dusoza nkasa
nka Sijui saa tatu tutatamatisha saa ngapi? saa tatu izo ntituzirenze. Kama saa 3. Aha, ese hajya tugire gutya. navuye mu byaha twese abo butware bw'isi ninjira mu burukiro bw'umukiza Yesu nasiganye ubu ndashinganye yenda n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha bamubutware bw'isi ninjira mu burukiro bw'umukiza Yesu ndasiganya ubu ndashinganye yenda n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha bamubutware bw'isi ninjira mu burukiro bw'umukiza Yesu ndasiganya ubu ndashinganye yenda n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha bamubutware bw'isi ninjira mu burukiro bw'umukiza Yesu ndasiganye ubu ndashinganye yenda n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha bamubutware bw'isi ninjira mu burukiro bw'umukiza Yesu ndasiganya ubu ndashinganye yenda n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burizwe n'uwabupfiriye ubugingo mwami Imana Mana ikomeye uri ukwizerwa Mana uri ukwiringirwa Mana mitima yacu irishimye Mana oh haleluya 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 turagushima data turagushima Mana ayi dushinganishijwe muri wowe Mana mitima yacu yuzuye amahoro kuko twakumenye Mana haleluya 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 ushimwe Mana ushimwe Mana ushimwe Mana ushimwe Mana ushimwe Mana
turakomeye Imana, ntabwo bafiteho turakomeye Imana, kuko turi muri wowe Imana, nawe ukaba muri twe Imana. Izina ryawe rishigwa hejuru, ayi tukuzamura icyubahiro uhimbazwe Mana, Mana ya Isirayeli we, kuzamura uhimbazwe icyubahiro igitare Mana, cy'amahanga. ku mirimo n'ibitangazo wadukoreye Imana. Ubu turizihiza intsinzi yawe, turizihiza ibyo wadukoreye Imana, twari dukwiriye Imana. Urakoze Mana, urakoze Mana. Amen. Sinakurekura erega sinakurekura namenye kuri se w'imigisha Imana imuri ibihe erega sinakurekura ngira ngo mwumvise umuntu pasiteri yatubwiye, yavuze ngo nimurangiza kuririmba Amesema mkimaliza kuimba ngo niyegereze nikaribishe. ariko pasiteri ni ngaho habaho ukuntu nyine ko kwiyegereza, Kuna namna ya ko ndabura kukaribisha. akantu mpera. Nakosa penye nitaanzia. Amen. Amen. None pasiteri mu cyubahiro ciwe Pastor, kwa heshima zako dukubite gatoya, tupige kidogo. siko pasiteri? Imana iguhe umugisha.
ubanza ureke akompanyema numara undebeho ubanza ucuranga urebe ureke kunama kuri se badupfundurira ibiseke hano Watufungulie vitunga.